Nanciriye amarenga nkimara imyaka 2 mu rugamba ntacyakira utubaruwa tw'urukundo rwawe, ariko nkeka ko nabwo wari wararambiwe kuko wari waratangiye kujya umbwira ko usigaye ufitemo amararungu kandi n'inzu uzamunyereka nkamwishimira. Sinamenye ko ari six pack man wambwiraga, the strong and rich man wasigaye aguha buri kimwe. Njye niyumviraga pet, akabwa keza waba warasimbuje kamwe kitabye Imana ntarajya ku rugamba, kuko iyo turi mu masasu aduca hejuru duheka imirambo ya bagenzi bacu, twe icyo dusigarana nka motivation yo kutemera gupfa ni urukundo rwabo tuba twarasize mu rugo, kuko tuba twumva ko tugomba kubasanga tutabahemukira ngo dupfe batubure basigare mu marira. Uzansuhurize murumuna wanjye Obio, uzamumere bimwe mu bintu byanjye byose nakundaga harimo na gitari yanjye. Wowe uzasigarana agafoto kanjye kamwe kabaga muri salo twifotoje twagiye ku mazi. Amafaranga nari naragusezeranyije nari nayakuzaniye, uyafate uyakuremo ayo kunshyingura, andi uzagure imodoka wasabaga, imwe washakaga ko tuzaza tugendamo. Ndabasuhuje bakunzi ba Mozo Stories, mwe muri hano mwakoze subscribe, muri ab'agaciro kuri twebwe, abatarayikora muyikore, kuko nari ndimo ndaca ahantu ndangije ngo ku mabaruwa y'abasirikare bagiye bava ku rugamba bagataha bazi ko basanze abakunzi babo, imiryango muri rusange, bagasanga ibyo bapangaga guhura nabyo si byo bahuye nabyo. Harimo amabaruwa rero mfite hano agera nko kuri 20 y'abasirikare batahaga yabanje kwitegura umukunzi we, nanamubwire ko ari buze akamutegurira surprise kugira ngo namubona koko yiyumvaga ko ari byiza cyane, akavuga uti nimpura nawe ndabizi araza kuza kubyiyumvamo. Rero iyo surprise babaga babateguriye akenshi ni hafi ya bose nyine aya mabaruwa mfite hano agera kuri 20, bose bageraga mu rugo bagasanga abakunzi babo bamwe barapfuye bitabye Imana, abandi bashatse abandi bagabo, abandi bagize amadepression yarabarenze, mbese ni amabaruwa y'agahinda gusa. Rero ngewe amabaruwa ndi buze gusoma ndajya nsoma imwe, nuyikunda urajya umbwira muri comment ko ushaka iyindi tuyiguhereze, ariko nanone ndakwibutsa nk'umunyarwanda gusapotinga mugenzi wawe, gukora subscribe, ugafata ikiganiro nk'iki umuntu aba yafashe umwanya akora ukagisharinga, nabyo aba ari iby'agaciro, ubutanze umusanzu wawe ukomeye, twarangiza tukarya amafaranga y'abanyamerika, sibyo bakunzi bacu. Rero ndagira ngo mbasomere aya mabaruwa mwumve nyine namwe. Nayo afite amarangamutima menshi, ariko harimo ubutumwa, harimo message yo kudahemukira umutima wagukunze, harimo abakobwa bakurikira amafaranga, ni ibintu bigiye bitandukanye, harimo message zitandukanye, waza kumbwira icyo wakuyemo. Ndakeka twatangira. Ibaruwa yacu ya mbere rero itangira gutya: ndibuka umunsi wa mbere duhura, ndacyibuka ikiganiro cya mbere twaganiriye cyatumye numva nongeye kuba umuntu wa nyawe. Ndacyibuka akajwi kawe n'amagambo yawe byanzanishije agaseko ku maso hanjye mu buryo ntateganyaga. Byatumye ngira ibyiyumviro muri njyewe by'urukundo, numva ko nshobora kuba nkiri muzima. You made me feel much better. Narazutse nzukira mu gaseko kawe keza kasaga nk'ibara rya zahabu, kumwe tubona akazuba karenga uko kaba gasa. Mu buryo ntateganyaga twarahuye, mu buryo ntateganyaga nanone wamfashije gukira. Twarahuye umpindura uw'ingenzi, kumwe nari meze mbere nkiri imanzi mu by'urukundo. Ndagushimira wampinduye unganisha mu byiza, wabaye impamvu yo kwiyumvamo ko meze neza. Narongeye mba umuntu usabana, bingarurira inshuti mu buzima, nibagirwa ubugambanyi bwose nagiye nkorerwa n'abandi bakobwa. Sinicuza guhura nawe kuko wampaye gukira ibikomere byose nagize by'umutima. Ariko noneho amaherezo nongeye kubabara, nongeye kubabazwa nawe nanone.
igikomere kiruta ibindi byose nagize mu buzima. Mbabajwe nawe. Wenda ntiwifuje kumbabaza, ariko nubwo utabiteganyaga warabikoze. Ndakeka si amakosa yawe n'ayanjye ukigufitiye ibyiyumviro, kandi hashize igihe kingana gutya, imyaka 3 yose. Menya nari uw'akanya gato mu buzima bwawe, ariko njye wari ibihe byose. Your love was permanent for me. Wanciriye amarenga nkimara imyaka 2 mu rugamba, ntacyakira utubaruwa tw'urukundo rwawe. Ariko nkeka ko nabwo wari wararambiwe, kuko wari waratangiye kujya umbwira ko usigaye ufite umumararungu, kandi n'inzu uzamunyereka nkamwishimira. Sinamenye ko ari six pack man wambwiraga, the strong and rich man wasigaye aguha buri kimwe. Njye niyumviraga pet, akabwa keza waba warasimbuje kamwe kitabye Imana ntarajya ku rugamba. Rega sinari gukomeza kubitindaho, kuko iyo turi mu masasu aduca hejuru duheka imirambo ya bagenzi bacu, twe icyo dusigarana nka motivation yo kutemera gupfa ni urukundo rwabo tuba twarasize mu rugo, kuko tuba twumva ko tugomba kubasanga, tutabahemukira ngo dupfe batubure basigare mu marira. Mu gihugu twazanyemo amahoro, ariko twe amahoro yabo badukunda tudatashye, bakaba mu mahoro yo mu gihugu ariko badafite amahoro yabo ya nyayo yo mu mutima. So thank you my Juliet. Ni Romeo wari uwawe. I wish you good luck. Na Richman Mr. Lover wawe. Muzagire ubuzima bwiza. Uzansuhurize murumuna wanjye Obio, uzamumere bimwe mu bintu byanjye byose nakundaga, harimo na gitari yanjye. Wowe uzasigarana agafoto kanjye, kamwe kabaga muri salo twifotoje twagiye ku mazi. Njye ndajyana uyu mutima wanjye w'igicucu utarigeze uhirwa na rimwe muri ubu buzima bw'urukundo. Amafaranga nari naragusezeranyije nari nayakuzaniye. Uyafate uyakuremo ayo kunshyingura, andi uzagure imodoka wasabaga, imwe washakaga ko tuzaza tugendamo. Njye aho ngiye nta modoka bajya bakoresha, nta na kashi bakenera. Niko twaganiraga n'abasirikare bagenzi banjye turi ku rugamba. Goodbye Linda. Nuko umusirikare wavuye ku rugamba yaje azaniye umukobwa bakundanaga inzozi ziwe zose yari yaramusezeranyije. Ni umutipe waje muri bisi arimo arazana n'abandi basirikare bagenzi biwe, arimo arabatakira sheri wiwe, ariko babwira uburyo ari urukundo rw'ingenzi. Arimo arababwira uburyo mbere yo kujya kureba mama wiwe ari bubanza akareba umukunzi wiwe, kuko yari amukumbuye cyane. Abandi basirikare bose bari bazi ko ari we mugabo w'umugisha, wahiriwe akagira urukundo nk'urwo ngurwo, akagira umugore mwiza witwa Linda. Hari abari batamuzi, bari bamaze gupanga yuko bakigera mu rugo, bakimara guhura n'imiryango yabo mu cyumweru gitaha bazahura, akaba perezida uwo mukobwa utagira uko asa. Umusore rero, izi ni komenti zimwe na zimwe z'abasirikare bagenzi be bagendaga bavuga ku kiriyo. Umusore rero mu kumusiga mu rugo yaragiye yinjira mu nzu, urufunguzo yari akirufite imyaka 3 yose, yari agifite urufunguzo. Yaragiye yinjira mu nzu, serire ntabwo bayihinduye. Abona muri salo harimo amafoto y'abandi bantu, ariko harimo agafoto kamwe konyine, kamwe yavuze ngo azasigarana, kari muri salo. Niko yasanze konyine, izindi zose zarahindutse. Agenda azamuka azenguruka inzu yose, arimo arashaka sheri we. Uko agenda asatira, niko ari kugenda yumva amajwi y'abantu 2 bari mu nzu. Atangira guhamagara izina ngo Linda, Linda, Linda. Yamuhamagaye nk'inshuro zingahe. Agera ahantu mu gikoni, asanga Linda arimo arakata ibintu bimwe. Hirya hari umuhungu wambaye boxer n'igituza,
arimo arafata utuntu ashaka kujya kumutamika ngo yumve ibyo yatetse. Linda mu kumubona yahise ahagarara ahita amera nk'igiti. Linda mu kubona yahise amera nk'igiti. Umuhungu nawe ko natarazi ibyo ari byo, atangira gushaka gutongana arimo arabaza ngo uyu ninde utwinjiriye mu rugo rwacu. Rero Romeo yise Romeo izina ryiwe ntabwo ndi kuribona neza. Romeo nawe yahise akeka ibyo ari byo, ahita asohoka nta kintu avuze. Linda yarahagaze arareba arakanaguzwa, arikanga aratungurwa kuko yari azi ko byanze bikunze iyo agiye kuza barabateguza bakamuvugisha. Ariko mwibuke ko we yari yabiretse, ari kuvuga ngo ni surprise ashaka kumukorera. Rero surprise yabaye surprise. Linda yumva afashwe n'amashanyarazi, ariko ikigaragara ni uko nawe yamukundaga. Mwibuke izi ni komenti zagiye zivugwa n'abasirikare bagenzi biwe mu kiriyo. Linda yabuze icyo akora, yabuze icyo avuga ako kanya. Romeo nk'umuntu w'umusirikare, disipurine yabo uko byagenda kose ihora ibatanga imbere, yahise asohoka arigendera. Kwiyabara kuko umusheri wundi wa Linda, Mr. Richman, ni umukire ako ni umusivile. Romeo yari guhita amuraha ivu. Romeo yarasohotse arigendera, biramurenga. Ibaruwa rero y'urukundo nk'iyi ngiyi yo kwiyahura yayandikiye mu kabari, yamaze iminsi ari kwiyahuza inzoga. Ibaruwa ikintu yakoze ngo yayizaniye Linda, ayimuzanira mu rugo, arakomanga. Linda atangiye kubisobanura ari kumubwira uti none se wabaga hehe, wa muntu wasanze hano yagiye. Agitangiye kuvuga ibyo ngibyo atarasoza, Romeo yamuhereza akabaruwa ahita yigendera. Linda ntiyabaye akigasoma ako kanya, akabaruwa yabaye akaretse, akomeza kwinginga. Romeo we icyo yakoze yaramushutse ati ndaje, aragenda. Linda ajya mu nzu akomeza yitegura ko Romeo yari buze kugaruka, ariko amasaha yaratinze. Linda nibwo yibutse ko agomba gusoma ka kabaruwa yamuhaye. Yamaze kugasoma banamubwira inkuru y'uko Romeo batoraguye umurambo wiwe yiyahuye.